Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Tugeze ku munsi wa 91 dusoma Bibiliya, turi mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Uyu munsi dukomeje dusoma ibice 16 n'ibice 17 n'ibice 18. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Igice cya 16 titire yacyo iravuga ngo ibyo ku ngoma ya Ahazi. Mu mwaka wa 17 wo ku ngoma ya Peka mwene Remaliya, Ahazi mwene Yotamu umwami w'Abayuda yarimye. Ajya ku ngoma amaze imyaka 20 avutse, amara imyaka 26 i Yerusalemu ari ku ngoma, ariko ntiyakora ibishimwa imbere y'Uwiteka Imana ye nka sekuruza Dawidi. Ahubwo agendana ingeso z'abami b'Abisiraheli, ndetse acisha umuhungu we mu muriro akurikije ibizira byakorwaga n'abanyamahanga. Uwiteka yirukanye imbere y'Abisiraheli. Yajyaga atamba ibitambo, akosereza imibavu mu ngoro no mu mpinga z'imisozi no munsi y'igiti kibisi cyose. Bukeye Resini umwami w'i Siriya na Peka mwene Remaliya umwami w'Abisiraheli barazamuka batera i Yerusalemu bagota Ahazi, ariko ntibashobora kumunesha. Icyo gihe Resini umwami w'i Siriya agarura Abasiriya Elati, yirukanayo Abayuda, maze Abasiriya ba Zerati baturayo na bugingo n'ubu. Ahazi abibonye atyo, atuma kuri Tigurati-Pireseri umwami wa Ashuri ati, ndi umugaragu wawe kandi ndi umwana wawe. Zamuka unkize umwami w'i Siriya n'umwami w'Abisiraheli bampagurukiye. Ahazi yenda ifeza n'izahabu zibonetse mu nzu y'Uwiteka no mu by'ubutunzi byo mu nzu y'umwami, abyoherereza umwami wa Ashuri ho ituro. Nuko umwami wa Ashuri aramwumvira, atera i Damasiko arahatsinda, maze ajyana abaho ari imbohe i Kiri, kandi yica Resini. Bukeye Ahazi ajya i Damasiko guhura na Tigurati-Pireseri umwami wa Ashuri. Umwami Ahazi agezeyo abona igicaniro cyaho, yoherereza Uriya umutambyi ishusho yacyo n'urugero rwacyo uko cyakozwe kose. Nuko Uriya umutambyi yubaka igicaniro nk'icyo akurikije urugero rwose umwami Ahazi yamwoherereje ari i Damasiko. Uko ni Uriya umutambyi yacyubatse, kugira ngo umwami Ahazi nava i Damasiko azasange cyuzuye. Bukeye umwami ava i Damasiko, abona igicaniro aracyegera agitambiraho. Hejuru yacyo atambiraho igitambo cyoswa, atura ituro ry'ifu n'iy'impeke, asukaho n'amaturo ye y'ibyo kunywa, aminjagiraho amaraso y'ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro. Kandi icyotero cy'umuringa cyari imbere y'Uwiteka, agikuraho aho cyari kiri imbere y'inzu hagati y'icyotero n'inzu y'Uwiteka, agishyira uruhande rw'icyo gicaniro cye rwerekeye ikasikasi. Nuko umwami Ahazi ategeka Uriya umutambyi ati, ku gicaniro kinini abe ariho ujya utambira ibitambo byoswa byo mu gitondo, uture ituro ry'ifu y'impeke rya nimugoroba, kandi n'igitambo cy'umwami cyoswa n'ituro rye ry'ifu y'impeke, hamwe n'igitambo cyoswa cya rubanda rwose rwo mu gihugu, n'ituro ryabo ry'ifu y'impeke n'amaturo yabo y'ibyo kunywa. Uminjagire amaraso yose y'igitambo cyoswa n'ay'ikindi gitambo, ariko icyotero cy'umuringa kizabaho ku bwanjye, njye nkigishirizaho Imana inama. Uko ni Uriya umutambyi yagenzaga uko umwami Ahazi yategetse kose. Maze umwami Ahazi atemaho ibisate by'ibitereko, avanaho n'igikarabiro, kandi akuraho igikarabiro kidendeje cyari giteretse ku bishushanyo by'inka byakozwe mu miringa, agitereka ku mabuye ashashwe. Kandi ibaraza ry'isabato risakawe ryari ryubatswe ku nzu y'Uwiteka, n'irembo ryo ku gikari cy'umwami ubwe arabihindura kubw'umwami wa Ashuri. Ariko indi mirimo Ahazi yakoze mbese ntiyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Hanyuma Ahazi aratanga asanga ba sekuruza, bamuhamba hamwe nabo mu mudugudu wa Dawidi, maze umuhungu we Hezekiya yima ingoma ye. Igice cya 17. Abashuri banyaga Abisiraheli. Mu mwaka wa 12 wo ku ngoma ya Ahazi umwami w'Abayuda,
Hoseya mwene Ela yimye muri Isiraheli i Samariya, amara imyaka 9 ari ku ngoma. Akora ibyangwa n'Uwiteka, ariko ntiyahwanije n'abami b'Abisiraheli bamubanjirije. Bukeye Shalumaneseri umwami wa Ashuri arazamuka atera Hoseya aramutsinda. Hoseya ahinduka umuhakwa, amuzanira amakoro. Ariko hanyuma umwami wa Ashuri abona ko Hoseya amugambanira, kuko yohereje intumwa ku mwami wa Egiputa witwa So, kandi yari atagiha umwami wa Ashuri amakoro, nk'uko yari asanzwe agenza uko umwaka utashye. Nicyo cyatumye umwami wa Ashuri amushyira mu nzu y'imbohe, amubohesha iminyururu. Bukeye umwami wa Ashuri arazamuka yubika igihugu cyose, ajya i Samariya, amarayo imyaka 3 ahagose. Mu mwaka wa 9 wo ku ngoma ya Hoseya, umwami wa Ashuri yatsinze i Samariya, ajyana Abisiraheli iminyago muri Ashuri, abatuza Hara n'i Habora ku ruzi Gozani no mu midugudu y'Abamedi. Ibyaha by'ubupagani bituma Abisiraheli bajyanwaho iminyago. Ibyo byatewe n'uko Abisiraheli bari bacumuye ku Uwiteka Imana yabo, yabakuye mu gihugu cya Egiputa mu maboko ya Farawo umwami wa Egiputa, bakubaha izindi mana, bakagendera mu migenzo y'abanyamahanga Uwiteka yirukanye imbere yabo, no mu migenzo yashyizweho n'abami b'Abisiraheli. Kandi Abisiraheli bajyaga bakora ibidatunganye rwihishwa, bagacumura ku Uwiteka, bakiyubakira ingoro mu midugudu yabo yose, uhereye ku minara y'abarinzi ukageza ku midugudu igoswe n'inkike. Bashinga inkingi na Asherimu mu mpinga z'imisozi miremire yose no munsi y'igiti kibisi cyose. Bakajya bosereza imibavu mu ngoro zose, nk'uko ayo mahanga Uwiteka yirukanye imbere yabo yagenzaga. Bagakora ibidakwiriye, bakarakaza Uwiteka, bagakorera ibigirwamana ibyo Uwiteka yabihanangirije ati ntimukagenze mutyo. Kandi Uwiteka yajyaga ahamiriza Abisiraheli n'Abayuda abivugiye mu bahanuzi bose no muri bamenya bose ati nimuhindukire, mureke ingeso zanyu mbi, mwitondere amategeko yanjye n'amateka, mukurikije ibyo nategetse ba sogokuruza byose, nkajya mbibategekesha abagaragu banjye b'abahanuzi. Ariko banga kumva, ahubwo bagamika amajosi nk'uko ba sekuruza bagiraga, ntibizera Uwiteka Imana yabo, bakanga amategeko ye n'isezerano yasezeranye na ba sekuruza n'ibyo yabahamirije, kandi bagakurikira ibitagira umumaro, bahinduka nkabyo, bagakurikiza abanyamahanga bari babagose, abo Uwiteka yabihanangirije kutabigana. Nuko bareka amategeko yose y'Uwiteka Imana yabo, biremera ibishushanyo by'inyana ebyiri biyagijwe kandi n'icya Ashera, baramya ingabo zo mu ijuru, bakorera Bali, bakanyuza abana babo b'abahungu n'ab'abakobwa mu muriro, bakaragura, bakaroga, bakigurira gukora ibyangwa n'Uwiteka kugira ngo bamurakaze. Ibyo byatumye Uwiteka arakarira Abisiraheli cyane, abirukana imbere ye, ntihagira usigara keretse umuryango w'Abayuda wonyine. Ariko Abayuda nabo ntibitondera amategeko y'Uwiteka Imana yabo, ahubwo bagendera mu mategeko Abisiraheli bishyiriyeho. Nuko Uwiteka yanga urubyaro rw'Abisiraheli rwose, arababurabuza, abahana mu maboko y'abanyazi, kugeza ubwo yabaciye imbere ye, kuko yatanyuye Abisiraheli ku nzu ya Dawidi, bakimikira Yerobowamu mwene Nebati. Maze Yerobowamu abuza Abisiraheli gukurikira Uwiteka, abahata gukora icyaha gikomeye. Abisiraheli bagendera mu byaha Yerobowamu yakoraga byose, ntibabireka, kugeza ubwo Uwiteka yakuye Abisiraheli imbere ye, nk'uko yabivugiye mu bagaragu be b'abahanuzi bose. Uko niko Abisiraheli bakuwe mu gihugu cyabo, bajyanwa muri Ashuri na bugingo n'ubu. Umwami wa Ashuri yimurira abantu be mu midugudu y'Abisiraheli. Hanyuma umwami wa Ashuri yimura abantu i Babuloni, n'i Kuta, n'i Awa, n'i Hamati, n'i Seravayimu, abatuza mu midugudu y'i Samariya mu byimbo by'Abisiraheli. Baraza bahindura i Samariya, baguma mu midugudu yaho, ariko bakihatura ntibubaha Uwiteka. Nicyo cyatumye Uwiteka bateza intare
zikabicamo bamwe. Niko kubwira umwami wa Ashuri bati, ba banyamahanga wimuye ukabatuza mu midugudu y'i Samariya ntibazi imihango y'Imana y'icyo gihugu. Nicyo cyatumye bateza intare, none zirabica kuko batazi imihango y'Imana y'icyo gihugu. Nuko umwami wa Ashuri arategeka ati, nimujyane umwe mu batambyi mwavanyeyo, agenda abeyo ajya abigisha imihango y'Imana y'icyo gihugu. Nuko umwe mu batambyi bari barakuye i Samariya araza atura i Beteli, abigisha uko bakwiriye kubaha Uwiteka. Ariko ab'amahanga yose biremera ibigirwamana byabo, babishyira mu ngoro Abasamariya bari barubatse ishyanga ryose uko ryaturaga mu midugudu yaryo. Ab'i Babuloni biremera Sukoti-Benoti, ab'i Kuta biremera Nerugari, ab'i Hamati biremera Ashima, Abawa biremera Nibuhazi na Tarutaki, ab'i Seravayimu batwikiraga abana babo Adurameleki na Anameleki, imana z'i Seravayimu. Nuko bubahaga Uwiteka kandi bamwe muri bo babagiraga abatambyi bo mu ngoro bo kujya babatambira mu ngoro. Bubahaga Uwiteka kandi bakorera imana zabo uko imigenzo y'amahanga bimuwemo yagenzaga. Nuko baracyagenza uko bagenzaga kera, ntibubaha Uwiteka, ntibakurikiza amateka cyangwa imihango cyangwa amategeko y'Uwiteka yategetse bene Yakobo, uwo yahimbye Isiraheli. Abo ni bo Uwiteka yasezeranije isezerano, akabihanangiriza ati, ntimukubahe izindi mana, ntimukazunamire ngo muzikorere cyangwa ngo muzitambire ibitambo. Ahubwo Uwiteka yabakuye mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi n'amaboko yagirije. Aba ari we mwubaha, mujye mumwunamira, kandi aba ari we mutambira ibitambo. Kandi amateka n'imihango n'amategeko n'ibyo yategetse akabandikira, aba ari byo mujya mwitondera iteka ryose, ntimukagire izindi mana mwubaha. Nuko isezerano nasezeranye namwe ntimuzaryibagirwe, kandi ntimukubahe izindi mana, ahubwo mujye mwubaha Uwiteka Imana yanyu, niyo izabakiza amaboko y'abanzi banyu bose. Ariko ntibabyitaho, ahubwo bakomeza ingeso zabo za kera. Nuko ayo mahanga yubahaga Uwiteka, ariko bagakorera n'ibishushanyo byabo bibajwe, n'abana babo n'abuzukuru babo bakomeza kugenza batyo. Uko ba sekuruza bagenzaga, nabo niko bagenza na bugingo n'ubu. Igice cya 18. Titire yacyo iravuga ngo, umwami wa Ashuri anesha Abisiraheli abajyanaho iminyago. Mu mwaka wa 3 wo ku ngoma ya Hoseya mwene Era umwami w'Abisiraheli, Hezekiya mwene Ahazi umwami w'Abayuda yarimye, ajya ku ngoma amaze imyaka 25 avutse, amara imyaka 29 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Abiya mwene Zekariya. Uwo akora ibishimwa imbere y'Uwiteka nk'ibyo sekuruza Dawidi yakoraga byose, asenya ingoro, amenagura inkingi, atema Ashera, avunagura igishushanyo cy'inzoka Mose yacuze mu miringa, kuko kugeza icyo gihe Abisiraheli bari bakicyosereza imibavu bacyitaga Nehushitani. Hezekiya yiringiraga Uwiteka Imana ya Isiraheli. Mu bami bose b'Abayuda bamuherutse ntawahwanye nawe no mu bamubanjirije, kuko yomatanye n'Uwiteka ntareke kumukurikira, ahubwo akitondera amategeko yategetse Mose. Uwiteka yabanaga nawe, akabashishwa byose aho yajyaga hose. Bukeye agandira umwami wa Ashuri, ntiyaba akimukorera. Atsinda Abafilisitiya bari mu minara y'abarinzi n'abo mu midugudu igoswe n'inkike, ahindura igihugu cyose kugeza i Gaza n'ingabano zaho. Mu mwaka wa 4 wo ku ngoma y'umwami Hezekiya, ari wo mwaka wa 7 wa Hoseya mwene Era umwami w'Abisiraheli, Shalumaneseri umwami wa Ashuri yazamutse atera i Samariya arahagota. Hashize imyaka 3 barahanesha.
yahaneshejwe mu mwaka wa gatandatu wo ku ngoma ya Hezekiya, ari wo mwaka wa 9 wo ku ngoma ya Hoseya umwami w'Abisiraheli. Umwami wa Ashuri aherako ajyana Abisiraheli b'iminyago muri Ashuri, abatuza i Hala n'i Habora ku ruzi Gozani no mu midugudu y'Abamedi, kuko Abisiraheli batumviye Uwiteka Imana yabo, ahubwo bakica isezerano ryayo n'ibyo Mose umugaragu w'Uwiteka yabategetse byose, banga kubyumva no kubikora. Umwami wa Ashuri atera i Buyuda. Mu mwaka wa 14 wo ku ngoma y'umwami Hezekiya, Senakeribu umwami wa Ashuri yarazamutse atera imidugudu yose y'i Buyuda yari igoswe n'inkike, arayitsinda. Bukeye Hezekiya umwami w'Abayuda atuma ku mwami wa Ashuri Lakishi ati, ndakwisabye ndeka, nzi ko nagucumuyeho, icyo untegeka ndacyemera. Nuko umwami wa Ashuri aca Hezekiya umwami w'Abayuda icyiru cy'italanto z'ifeza 300 n'iz'izahabu 30. Nuko Hezekiya amuha ifeza zose zari zibonetse mu nzu y'Uwiteka no mu by'ubutunzi byo mu nzu y'umwami. Icyo gihe Hezekiya akura izahabu ku nzugi z'urusengero rw'Uwiteka n'izo ku nkingi umwami Hezekiya yari yateyeho, aziha umwami wa Ashuri. Bukeye umwami wa Ashuri ari Lakishi atuma Taritani na Rabusarisa na Rabushake ku mwami Hezekiya i Yerusalemu, bari kumwe n'ingabo nyinshi. Nuko barazamuka bajya i Yerusalemu. Bagezeyo bahagarara ku mukore w'ikidendezi cyo haruguru cyari ku nzira yo mu gisambu cy'umumeshi. Baherako bahamagaza umwami, haza Eliyakimu mwene Hilukiya umunyarugo na Shebuna umwanditsi na Yowa mwene Asafu umucurabwenge, barabasanga. Rabushake arababwira ati, nimubwire Hezekiya nonaha muti umwami mukuru, umwami wa Ashuri aradutumye ngo, ibyo byiringiro byawe ni byiringiro ki? Uribwira ariko ibyo wibwira ni iby'ubusa, ngo dufite imigambi n'amaboko byo kurwana, ariko uwo wiringiye ninde watuma umugandira? Erega wiringiye urubingo rusadutseho intwaro, ni rwo Egiputa umuntu yarwishingikirizaho, rwamushumita mu kiganza rukagihinguranya. Uko niko Farawo umwami wa Egiputa amerera abamwiringira. Kandi nimuvuga muti, twiringiye Uwiteka Imana yacu, mbese siyo Hezekiya yasenyeye ingoro n'ibicaniro byayo, akabwira Abayuda n'ab'i Yerusalemu ati, muzajye muramya muri imbere y'iki cyotero cy'i Yerusalemu? Nuko rero usezerane na databuja umwami wa Ashuri, ubwanjye nzaguha amafarashi 2,000 niba wowe ubwawe wazibonera abayajyaho. Wabasha ute kwirukana umutware n'umwe muto mu bagaragu ba databuja, kandi wiringiye Abanyegiputa ko bazaguha amagare y'intambara n'abagendera ku mafarashi? Ngo mbese azamutse gutera aha, akaharimbura atabitegetswe n'Uwiteka? Ngo Uwiteka niwe wamubwiye ati, zamuka utere icyo gihugu kirimbure. Eliyakimu mwene Hilukiya na Shebuna na Yowa basubiza Rabushake bati, turakwinginze vugana natwe n'abagaragu bawe mu runyaramaya, kuko turwumva, ariko we kuvugana natwe mu Ruyuda, ngo aba bantu bari ku nkike babyumve. Nuko Rabushake arabasubiza ati, mbese ugira ngo databuja yantumye kuri shobuja namwe kubabwira ayo magambo? Ntiyantumye kuri aba bicaye ku nkike kugira ngo barire amabyi yabo, banywere inkari yabo hamwe namwe? Maze Rabushake arahagarara arangurura ijwi rirenga mu rurimi rw'Abayuda ati, nimwumve ijambo ry'umwami mukuru, umwami wa Ashuri. Uwo mwami arantumye ngo Hezekiya ntabashuke, kuko atazabasha kubakiza amaboko ye. Hezekiya ntabiringize Uwiteka ababwira ngo ni ukuri Uwiteka azadukiza, kandi ngo uyu murwa ntuzahabwa umwami wa Ashuri. Mwe kumvira Hezekiya, kuko umwami wa Ashuri adutumye ngo mwuzure nawe, musohoke mumusange, umuntu wese abone uko arya ku muzabibu we no ku mutini we, n'uko anywa amazi yo mu iriba rye.
ngo kugeza ubwo azaza akabajyana mu gihugu gihwanye n'icyanyu, kirimo ingano na vino n'imitsima n'inzabibu, n'igihugu kirimo amavuta y'imyelayo n'ubuki, ngo ntimuzapfa ahubwo muzarama. Nuko mwe kumvira Hezekiya n'abashukashuka ngo Uwiteka azadukiza. Mbese hari indi mana mu mana z'abanyamahanga yigeze gukiza igihugu cyayo amaboko y'umwami wa Ashuri? Imana z'i Hamati n'iza Arupadi ziri he? Imana z'i Seravayimu n'iz'i Hena n'iza Iva ziri he? Ngo mbese zakijije ab'i Samariya amaboko ye? Ngo mu mana zose muri ibyo bihugu izakijije igihugu cyazo amaboko ye ni izihe, byabemeza ko Uwiteka yamukiza i Yerusalemu? Abantu baraceceka ntibagira icyo bamusubiza, kuko umwami yari yategetse ngo ntimugire icyo mumusubiza. Hanyuma Eliyakimu mwene Hilukiya w'umunyarugo na Shebuna w'umwanditsi na Yowa mwene Asafu umucurabwenge baraza basanga Hezekiya bashishimuye imyambaro yabo, bamubwira amagambo ya Rabushaki. Imana rero ibagirire neza kandi ibahe umugisha. Turashoje igice cya 18, tuzakomeza ejo umunsi wa 92 dusoma ku gice cya 19 gukomeza. Mugire umuntu